Ifura mu binyamakuru. Wa kinyamateka muraho neza, nitwa Marie Jeanne Mutoni, ndi kumwe na mugenzi wanjye Delphine umukozi w'Imana, turi mu ishuri seminari Virgo Fidelis Karubanda. Ni abaseminari bato kumwe n'ubuyobozi bwabo, abarezi, ababyeyi baharerera ndetse n'inzego bwite za leta, barangajwe imbere na nyiricyubahiro Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Butare. Bari mu byishimo byo guhimbaza umunsi mukuru w'ishuri ryabo Bikira Mariya utarasamanywe icyaha waragijwe iri shuri, kandi baniziza isabukuru y'imyaka 63 ishize iri shuri rishinzwe. Giye kuganira na bamwe mu banyeshuri kandi bakaba ari n'abakandida, batubwira imigabo n'imigambi yabo bafite, batubwira ibyo bishimiye kuri uyu munsi, ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Butare. Reka tubahe ikaze hanyuma twumve imbamutima zabo bafite kuri uyu munsi, kuba iri shuri ryizihije umunsi mukuru w'ishuri ryabo, icyo bisobanuye kuri uyu munsi, ndetse nyine n'ingamba bafite muri uyu mwaka w'amashuri 2025-2026. Ikaze. Murakoze, nk'uko nabivuze, uyu munsi w'ibyishimo nk'abanyeshuri barerwa muri uru rugo, aho twizihije umunsi mukuru utasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya, aho tuzirikana umubyeyi wacu Bikira Mariya nk'uko twamwiragije muri urugo rwa Petit Seminari, akaturinda, akatuyobora, bikaba byishimo kurushaho ku banyeshuri b'umwaka wa gatandatu. Tuba turi mu nzira isoza cyangwa isohoka muri uru rugo, umunsi nk'aho witiriwe iwacu, aho nyine tuba twishimye kurushaho gukora uno munsi mukuru. Hari ababyeyi bari ibintu byiza byo kwishimira cyane. No ku bintu byabashimishije mu mwaka ushize, hari ibyifuzo mwagejeje ku bayobozi banyu, uyu munsi bikaba mubona nyine byarasubijwe, hagira n'ibyo musaba, nabyo mwabigarukaho. Murakoze, dore ku byo twishimiye umwaka ushize, hari imitsindire myiza yatumye tuba wa mbere mu karere ku cyiciro cy'abakuru, ubwo ndavuga level. Hari intsinzi mu mikino, ndavuga igikombe cya Rutsindura cyane cyane, aho seminari yagitwaye ku nshuro ya mbere mu nshuro 21 yari imaze itegurwa n'uru rugo, ndetse n'igikombe cya interscolaire cyabahesheje kujya guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Kenya mu mikino y'abatoya. Ikindi twishimira cyagezweho kandi cyari cyarifujwe ni ukugeza internet muri computer lab. Mu byo twasabye ni uko internet nibyirimo, ariko turasaba ko bayongera ikajya muri mudasobwa zose, ndetse n'umubare wa mudasobwa ugakomeza kwiyongera kugira ngo nk'abanyeshuri bidufashe gukora ubushakashatsi neza, bitume twiyungura ubumenyi kurushaho. Abanyeshuri mwe mufite izihe ngamba muri uyu mwaka kugira ngo mujyanemo n'ubuyobozi bwanyu ndetse n'umwepiskopi wabasabye gutsinda mukarengwa urwego rw'akarere ngo mukagera ku rwego rw'igihugu? Kasanze nabyo bishoboka. Yego, murakoze. Mbere na mbere nk'uko bagiye babivuga, bifuje ko twava ku rwego rw'akarere tugatera intambwe tukajya ku rwego rw'igihugu. Mbere na mbere gufasha ubuyobozi nta kundi, twebwe nk'abakandida, twe turi mu wa gatandatu n'abari mu wa gatatu, ni ubushake. Iyo washatse urashobora, dushyiramo imbaraga zacu tugasaba abayobozi ibyo twifuza, ndakeka nta kizatubuza kubigeraho, haba mu batoya ndetse no mu bakuru. Murakoze cyane. Nk'amashuri bagiye bageraho, icyo bagiye bahindura, baberetse amashuri yaramaze gusa nabi, ntabwo byari byiza kwigira ahantu habi cyane ko wasanga harimo n'anava, ariko bakaba barabisanye neza. Ibibaho byamenetse barabikosoye, ibyo byose bagiye bataha. Nanone ishuri twigira amapave yadufashije kugabanya umwanda mu ishuri, kuko wasanga twigira mu mwanda ugasanga ntabwo bimeze neza, bityo ugasanga hanze byapfuye n'inyumbere ntibikunde, ugasanga umuntu anatsinzwe no kubera n'izo mpamvu. Numva ko nabyo byadufashije cyane. Ubu ngubu mufite izihe ngamba? Uri umunyeshuri uri kurangiza kwiga none, babasabye kurenga urwego rw'akarere ka Huye, bakaba mwagera no ku rwego rw'igihugu. Uri kuvuga ko hari ibyakozwe mu kigo bigiye gufasha gukomeza kwiga no gutsinda neza. Mufite izihe ngamba? Dufite ingamba zo kudasubira inyuma kandi no kudapfusha ubusa ibyo twabonye, kandi tunasigasira ibyo twagezeho. Kuba twarabonye umwanya mwiza wo kuba mbere mu karere umwaka ushize, uyu mwaka ntabwo duteganya gusubira inyuma, kuko ibyakozwe byose ni ibidutugeza imbere, bidukomeza imbere. So twifuza rero gukomeza, kandi tubifashijwemo n'Imana tuzakomeza tunakore cyane, kuko urumva ko resources zose zikenerwa bazitwemereye nka smart classes ntabwo yari hari neza, ariko uyu mwaka wo watangiye nubwo
noze computer zari zikiri nke ariko zarongera muri uwo mushinga nawo, ariko tumva ko bizadufasha cyane, research zabaye nyinshi cyane, bizadufasha kuzamuka ku buryo twabona abambere mu gihugu, kandi binatwiduye icyizere cy'uko bishoboka. Mbere kuba twari tutaraba abambere, ubushize nyine tutari twabaye abambere, hari ukuntu umuntu aba yumva ko bikomeye biri impossible, ariko kuba abatubanjije barabikoze, umwaka ushize twarabaye abambere mu karere, byatweretse ko bishoboka ku buryo uyu mwaka twabona abambere mu gihugu. Murakoze. Murakoze cyane, dufite ibyishimo nka Petit Seminaire Virgo Fidelis de Butare byo kwizihiza umunsi mukuru wa seminari yizihiza isabukuru y'imyaka 63 ishinzwe, ndetse ikaba yaragijwe umubyeyi Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Uyu munsi rero ikaba ari solanite ya Bikira Mariya utasamanywe icyaha, tukaba twamwizihije. Turishimye cyane rero, dufite ababyeyi, dufite abana bishimye, dufite abashyitsi, dufite n'ibikorwa byinshi dushimira Imana twagezeho. Ni ibyishimo mu mutima wacu. Icyambere mu seminari abana bariga mu masomo, rero abana bize neza. Umwaka ushize mu bizamini bya leta abana batsinze neza, ku buryo mu karere ka Huye twahawe igihembo cy'uko twaje ku isonga mu gutsinda neza. Ariko no mu ishuri bisanzwe amezi 3 y'iki gihembwe cya mbere nayo abana batsinze neza, twahembye abana batsinze neza barenga 50, bagira hejuru ya 80%. Nabyo rero ni ibyishimo. Ibindi twishimiraga ni ibikombe bya siporo, nabyo twabonye. Twagize ibikombe byinshi mu mikino ya basketball, football, handball. Ibi biruta rero ni igikombe gikomeye cya Tournoi Memorial Rutsindura itegurwa na Petit Seminaire Virgo Fidelis de Butare, tukaba n'iki gikombe twaragitwaye, ndetse n'igikombe cyo ku rwego rw'igihugu muri volleyball nacyo twaragitwaye, tunabona tike yo guhagararira u Rwanda mu mikino ihuza ibigo by'amashuri mu gihugu cya Kenya. Rero haba muri sport haba no mu ishuri, ibyo byose turabyishimira. Ikindi twishimiraga ni umushinga dufatanyamo n'ababyeyi ufite agaciro ka miliyoni 40. Uwo mushinga twawise iseminari ikeye. Inzira z'abaseminari bashashemo amapave ku buso bugera ku 3500, ndetse muri refectoire nazo twarazivuguruye dushyiramo amakaro, noneho n'inkuta nazo amatafari muri myaka 60 yarashaje, twarayavuguruye nayo. Ubu seminari irakeye imeze neza. yaraje mu mwanya wa mbere mu karere ka Huye, Umwepiskopi yabasabye ko mwarushaho gushyiramo imbaraga mufatanyije ababyeyi, abanyeshuri n'ubuyobozi kugira ngo muzajye no ku rwego rw'igihugu. Mugiye gukora iki? Mufite izihe ngamba, cyangwa se hano hantu nyine mufite izihe ngamba ku buryo mwizeza ko bizashoboka? Ubundi bwo nk'uko muri imune ya seminari tubiririmba, seminari ni songa yayisumbuye. Ubwo mu gutsinda niho hambere baturebera. Uyu mwaka turashaka gutsinda ku rwego rw'igihugu. Ubundi bwo mu mwaka wa 2023 twagize umwana uhamagarwa muri babandi bo ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero turashaka ko ayo mateka agaruka muri uyu mwaka turimo wa 2025-2026, haba mu mwaka wa gatatu haba ndetse no mu wa gatandatu. Tuzabigeraho. Twatoye ababyeyi dufatanyije, twashyizeho komisiyo y'imitsindire. Iyo komisiyo igizwe n'ababyeyi bafite ubunararibonye, bakoze mu burezi cyangwa se babukoramo, cyangwa no mu zindi muri minisiteri y'uburezi barereramo hano. Abo babyeyi icyo bakora, baganiriza abana bo mu wa gatatu no mu wa gatandatu.
bakababwira uko bitegura ibizamini bya leta. Bafatanya n'abarimu kugira ngo hategurwe tesite zitegura b'abana. Ubu buri wa mbere abana bakora tesite y'amasaha 3 mu myaka 3 bazabazwa. Abo mu wa gatatu bakabazwa mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu, mu wa gatandatu, mu wa kane, mu wa gatanu no mu wa gatandatu. Izo tesite rero ya komisiyo iza kuzireba. Ese abarimu murategura tesite ziri kuri standard y'ikizamini cya leta? Nabo bakabaganiriza ndetse tukabagenera na extra hours kugira ngo bigishe b'abana tubategure ku kizamini cya leta. Turasaba Imana ngo izabidufashemo, kandi abana bari committed, abarimu bari committed, ababyeyi barahari n'ubuyobozi. Turasaba Imana ngo izaduhe umugisha tubigereho. Mwakoze. Seminari, urugo rwa diyoseze, urugo rurera abasaserdoti, rukarera n'igihugu ingirakamaro, ruragenda rurushaho kwivugurura. Uko ibihe bigenda bihinduka, rugomba kugenda narwo rwivugurura, rushakisha ibikoresho bishya, rujyana n'iterambere ry'igihugu, ikoranabuhanga. Ni ikintu kigaragaza yuko rero kiliziya mu mashuri yayo idasigara inyuma, ahubwo igomba guhora igenda imbere, cyane cyane bikesheje ubufatanye bw'ababyeyi n'igihugu. Kugira ngo mwabibonye, harimo ubufatanye bw'ababyeyi barera hano, ubufatanye bw'abarangije hano. Ibyo ngibyo bikaba ari urunana rutuma iri shuri ritera imbere. Ngira ngo mwabonye usibye amapave, mwabonye n'uburyo abana batsinze ibizamini bya leta, ndetse n'uburyo habayeho amarushanwa y'umupira w'amaboko, ibikombe igihugu ku rwego rw'igihugu iri shuri ryatwaye. Ni ukuvuga ko ritanga uburere busanganyije umuntu wese, haba kuri roho, haba ndetse no ku mubiri, ndetse no mu bwenge. Ni ibintu rero twishimiye kandi twashyizemo umuhigo wo kurushaho guteza imbere. Abaseminari baratsinze babahesheje mu karere ka Huye baza ku mwanya wa mbere, ariko muravuga muti biranashoboka ko bajya ku rwego rw'igihugu. Iyo niyo mihigo, nibyo nari maze kuvuga ko niba turimo kugenda tujya mbere, ntago turagera aho dutumbagira ngo dusige n'abandi bose. Nabo bari mu mihigo, tugomba rero natwe kumva ko tugomba kugera hejuru rwose ku rwego rw'igihugu, kugira ngo naho tuhagire umwanya mwiza. Murakoze. Bakunzi ba Kinyamateka, reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe kuri YouTube channel yacu ndetse n'ahandi hose duhurira tubagezaho amakuru n'ibiganiro binyuranye. Ndabashimiye, mukomeze kubana natwe mudusura kuri website yacu wa3.kinyamateka.rw, kuri Instagram, kuri Facebook, TikTok, X n'ahandi. Reka mbashimire kandi mbibutse gukomeza kugura ifatabukuzi ry'umwaka mushya 2025-2026. Ntuzacikwe kugira ngo ujye umenya amakuru ya Kiliziya mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nari Marie Jeanne Mutoni, inyuma ya kamera hari Delphine umukozi w'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza. Kinyamateka, ifura mu binyamakuru.